Filime yacu noneho My Daughter intambara igiye kuba yavukamo ntago tuzi ikiraza kuba cyayikiza. Noneho Izabella twari tuzi nk'umuntu uri muri gereza, kano kanya ubu tuvugana asohotse muri gereza arafunguwe. Ubu ngubu tuvugana kano kanya Izabella amaze kuba yacishene guys. Noneho hagiye kuba habamo agatogo. Ese Michelle none harazi kuba yajya hehe? Michelle ubesha nk'iki ujya gusura Izabella akamubesha katigeze agera hano mu rugo kwa Nkurangiwe kandi ahahora buri munsi. Uratekereza ko ubusobanura zaha Izabella umunsi azaba yamenyeje ko ahubwo yahararaga agahirirwa agakorera buri mirimo zose ashaka kuba yakora akazikora mu rugo rwe, kandi mu gihe cyose ajya kumusura yamubeshaga katigeze kandi agera hano mu rugo iwe. Uratekereza hagiye kuba haba iki guys? Turi kubona ko impinduka noziye ko azaba muri filime yacu My Daughter. Ni ibintu buri muntu wese agiye kubona ko Izabella ibyo agiye gukora noneho birenze ibyo yakoze mbere. Turabizi ko Izabella ni shitani mbi cyane. Izabella twese turabizi ububibwe. Ese Michelle araza kuba yajya hehe? Hanta wese ushaka kuba washakana na Vumira waraza kuba yahungira hehe? Guys, mwayikaze. Niba bwa mbere wisanze hano kuri VK Empire, turagusaba kugira ngo dutere nko kuba kandi kuri buto subscribe kugira ngo ibiganiro byose bigutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Niba bwa mbere ugeze hano kuri VK Empire, turagira ngo udutere inkunga amazu kandi kuri buto subscribe byonyine bihagije kugira ngo winjire mu nyamuryango bwiza filime yacu My Daughter. Ese ukunda filime yacu My Daughter? Ese filime yacu My Daughter uyikundira iki? Ese filime yacu My Daughter nizihe mpinduka ushaka ko zagaragara muri filime yacu My Daughter? Murabizi ko muri abantu bagaciro tuba tubasaba ibitekerezo kugira ngo mwatubwire ukuntu muri kwiyumva. Ngo tuvugana Nkuranga mu mazi abira. Nkuranga noneho agiye kuba yajya mu muriro utazima kuko agiye kuba yahura n'ibyago bikomeye cyane mu kuba yaraciye inyuma Izabella akazana inshuti ye magara Michelle akaba ariyo baza bararyamana. Ni ikosa rikomeye cyane. Ese Izabella uratekereza ikintu agiye kuba yakorera abana bantu ari ikihe? Izabella uratekereza ikintu agiye kuba yakorera Michelle ndetse na Nkuranga ari ikihe? Noneho Sekibi wacu arimanukiye, Sekibi wacu areyeziye. Noneho ubuzima ntago tuzi nimba arazi kuba bworoha mu gihe cyose bamubeshe bino bintu byose tukaba turi kubona kagiye kuba yabifatira. Ese wowe urabona hagiye kuba haba iki? Wowe ni ikihe kintu waba utekereza ko noneho Izabella agiye kuba yakora? Twese turamuzi ukuntu ari umugome karahabutaka. Twese Izabella turamuzi ukuntu ari umuntu mubi cyane. Twese turabizi ko Izabella ikinashoboye ni ukuba yahemukira buri bantu bose abonye. Ese none uratekereza ko Michelle, Vumiriya, Hanta, Nkuranga uratekereza kuri nico bahagaze hehe? Yo none hagiye kubica Karabaye. Michelle none hagiye guhita bakura mu nzira birarangiye. Kuba baramubese, kuba Izabella kuba Michelle yirwa mubese umunsi ku munsi ngo yaragera mu rugo rwe kandi harara amuca inyuma akora buri kimwe cyose. Noneho bigiye kuba byaba ibindi ibibazo byo bikomeje kuba byiyongera mu gihe cyose Izabella agiye kuba yafunguruka. Tuzi uburyo bamuhemukiye cyane, tuzi uburyo Michelle ahora amuca inyuma, tuzi uburyo Nkuranga ahora amuca inyuma, tuzi uburyo na Hanta nawe agiye kuba yamugambanira akaba agiye kuba yakorana ubukwe n'umwanzi we ruharwa. Agiye kuba yakorana ubukwe n'umuntu bo bazirana bya hatari. Ese wowe uratekereza iki? Ikintu ugiye kubona kigiye kuba cyaba muri filime yacu My Daughter ni ikihe? Wowe uratekereza ko intambara igiye kuba yaza muri filime yacu My Daughter iraza gukizwa n'iki? Ese Vumira na Hanta bazabana? Ese uratekereza niba bana Izabella uratekereza ko azabemerera? Ese uratekereza ko umuntu witwa Michelle ndetse na Nkuranga amabanga yabo bazayahisha kugeza ryari? Bazahisha ko baryamana ryari? Mu gihe cyose Izabella yageze hanze uratekereza ko bizabakundira kugira ngo babe bahishe ukuri kose kutsamenyekana? Izabella twese turazi ikintu ashoboye. Izabella twese turazi ko ikintu cyose yifuza kuba yakora yagikora. Ese urabona
noneho ibintu byo kuba byaba muri filime yacu Madota nibihe guys wageze hano kuri Vinke Empire nongeye kuba naguha ikaze ndagusaba kugira nube wavuta wanje wakandi kuri buta subscribe kugira ngo ibiganiro byose gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu Madota kandi turabasaba kugira mwe mwarutera inkunga ko makara kuri buta subscribe byonyine bayagije kugira nawe winjire mu banyamuryango barenga 10,000 hano kuri Vinke Empire. Rero niba kanze kuri buta subscribe ndagushimira umuntu w'intwari ndetse ubaye n'umuntu w'agaciro mu buzima bwanje kuba ufashe umwanya wawe kuba watanze inkunga yo kubakanda kuri buto ya subscribe. Rero ko ngiye duhure ku indi episode ku filime yacu Madota ndabakunda cyane mu bantu bagaciro kuri Vinke Empire. Je mwumvaga no kuri mikoro ndiko nonsenga Vinke